akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Inshuti bakunzi b'ibiganiro by'abagorozi, ibiganiro nanone binyura kuri iyi cano yacu y'ivugurura n'ubugorozi, turabaramukije mu izina rya Yesu Uwiteka abahire. Nanone tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro cyacu cyo kwigana ijambo ry'Imana. Tukaba tugiye kuganirira hamwe ingingo itubwira ngo akamaro ko kwirinda kwa gikristo. Akamaro ko kwirinda kwa gikristo nicyo kiganiro tugiye kuganirira hamwe. Rero uwo muri kumwe ni mwene so niyo yita Deni. Reka dusenge. Turagushimye data wa twese udukunda uri mu ijuru kiranuka, turaguhimbaje kuko waturinze kandi ukabana natwe uduteganyiriza ibyiza, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo twigane n'abana bawe ijambo ryawe, tumenye kwirinda kwa gikristo nicyo byamarira ubuzima bwacu bw'iby'umwuka, bw'ibitekerezo ndetse n'ubuzima bwacu bw'umubiri. Udufashe kugira ngo umwuka wawe twigishe kandi uhire buri wese mu bateze amatwi kugira ngo ijambo ryawe ridukize, tugende uko ushaka mu izina rya Yesu. Amen. Reka rero twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi b'ibiganiro byacu, ibiganiro mugezwaho n'abagorozi kuri cano y'ivugurura n'ubugorozi. Rero tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana nk'uko twari tumaze kubabwira akamaro ko kwirinda kwa gikristo. Muri iki cyigisho cyacu turareba ihame ryo kwirinda. Kwirinda ni ihame ryigishwa na Bibiliya, turabireba. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri turareba kwirinda icyari cyo. Kwirinda ni iki? Noneho ku ngingo ya gatatu turareba aho kwirinda guhurira n'imico. Ku ngingo yacu ya gatatu reka tubibutse yuko ku ngingo ya mbere turareba ingingo itubwira ngo kwirinda ni ihame rya Bibiliya. Noneho ingingo ya kabiri, kwirinda bivuze iki? Ku ngingo ya gatatu, kwirinda guhurira he n'imico. Noneho ku ngingo ya kane, ese kwirinda gufasha gute mu kubungabunga ubuzima? Ku ngingo ya gatanu, ese kwirinda ni gute kwagabanya uburibwe mu isi? Icya gatandatu, ni ayahe mahame yo kwirinda yafasha umuntu kandi yamufasha iki? Yamufasha mu ruhe rwego? Yamufasha kugira ngo abashe kugubwa neza ku ruhe rugero? Naho ku ngingo ya karindwi, ari nayo ngingo isoza ikiganiro cyacu, ni ikibazo turi buze kwibaza no kugisubiza: ni izihe ngaruka zigera ku muntu utirinda? Ngibyo ibyo tugiye kuganirira hamwe muri iki cyigisho cyacu kitubwira ngo kwirinda, akamaro ko kwirinda kwa gikristo. Mu ngingo ya mbere nanone ni ijambo ritubwira yuko, cyangwa se ni ingingo itubwira ngo kwirinda ni ihame rya Bibiliya rigendereye kweza imico yacu, kubungabunga amagara mazima muri twe no kugabanya uburibwe mu isi. Kwirinda ni ihame rya Bibiliya, ariko iri hame rikaba rigendereye ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere, rigendereye kweza imico yacu. Icya kabiri, rigendereye kubungabunga amagara mazima. Icya gatatu, rigendereye kugabanya uburibwe mu isi. Ibyo tubisoma mu ijambo ry'Imana. Kwirinda ni ihame rya gikristo. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 23, ijambo ry'Imana ritubwira yuko mu mbuto z'umwuka harimo imbuto yitwa kwirinda. Niko byanditse muri iki gitabo cy'Abagalatiya, igice cyaho ni icya 5 umurongo waho wa 22 n'uwa 23. Haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka
ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugwa neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Kwirinda rero ni ihame rya Bibiliya. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya mbere ku murongo wa 7 naho hatubwira ibijyaniranye no kwirinda. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya mbere n'umurongo wa 7 hati: kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Imana yitanga umwuka wayo, itanga umwuka w'urukundo n'umwuka w'imbaraga ndetse no kwirinda. Nanone mu gitabo cya Tito igice cyaho ni icya kabiri ku murongo waho wa 12, nanone hatwereka yuko ubuntu bw'Imana, iyo duhereye ku murongo wa 11 hati: kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Iyo twakiriye Yesu atubashisha kwirinda, maze kwirinda kwa Gikristo kugatwarira mu mibiri yacu. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cyaho ni icya mbere ku murongo waho wa 6 hatubwira yuko mu ngazi nanone zigana mu ijuru, mu ngazi zigize urugendo rwa Gikristo umuntu agana ku bukiranutsi, hatubwira yuko tugomba no kwirinda. Haranditse ngo: kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, 6 kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Uri kumva yuko muri izi ntambwe umuntu asabwa gutera kugira ngo azabone ijuru, baratubwiye ngo dukwiriye kongeraho no kwirinda. Noneho kwirinda ni ihame rya Bibiliya. Iri hame rero rya Bibiliya ryo kwirinda mu gitabo cy'inama ku mirire, urupapuro rwaho rwa 43 haranditse ngo: Uwiteka yaduhaye itegeko kuri iyo ngingo yuko dukwiriye kwifata. Arangije ati: dukwiriye kuba maso kugira ngo tutarwanya ubugorozi bw'iby'amagara mazima. Dukwiriye kwirinda kugira ngo tutarwanya ubugorozi bw'iby'amagara mazima. Ubwo bugorozi bw'iby'amagara mazima bugomba kujya mbere, kubera yuko ubushake bw'Imana kugira ngo ibutange kwari ukugira ngo igabanye imibabaro mu isi kandi ibashe kweza itorero ubwoko bwayo. Imana rero yatanze ubu butumwa bwo kwirinda, ifite umugambi ukomeye wo kugabanya ububabare mu isi no kurinda itorero ryayo kandi ingo iryeze. Rero kwirinda ni ihame rya Bibiliya rigendereye kweza imico, rikabungabunga amagara mazima kandi rikagabanya uburibwe mu isi, kuko abantu benshi bamaze kurwara, rero bagize kwirinda uburibwe mu isi bwagabanuka. Ku ngingo ya 2 y'icyigisho cyacu iratubwira ngo ese none kwirinda ni iki? Kwirinda bivuze iki? Kwirinda bisobanuye ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere, kwirinda ni ugukoresha neza ibyo wemererwa bigwa neza umubiri, byubaka umubiri, bifasha umubiri, ukabikoresha neza ku rugero rukwiriye kandi no mu gihe gikwiriye. Ndasubiramo: kwirinda ni ugukoresha neza ibyo wemererwa bigwa neza umubiri, ukabikoresha ku rugero rukwiriye kandi mu gihe gikwiriye. Ubwo ni ubusobanuro bwa mbere bwo kwirinda. Ubusobanuro bwa kabiri, kwirinda kandi ni ukureka burundu ibyangiriza umubiri n'ibiwugwa nabi. Kwirinda kandi ni ukureka burundu ibyangiriza umubiri n'ibiwugwa nabi. Ibyo tubisoma mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, urupapuro rwa 184, ni ku isubi yaho ya 268. Reka dusome. Haratubwiye ngo: kwirinda nyakuri kutwigisha kureka burundu ibitwangiriza no gukoresha uko bikwiriye ibizima bitugirira neza. Kwirinda rero, ijambo ry'Imana ritweretse yuko ari ugukoresha ku rugero rwiza rukwiriye ibigwa neza umubiri bikawugirira neza, bikawubaka, ukabikoresha mu gihe gikwiriye kandi ukabikoresha no mu buryo bukwiriye ndetse no ku rugero rukwiriye. Ariko kandi ni ukureka burundu ibitwangiriza bikatugirira nabi.
ndikumva rero turimukira ku ngingo zigize iyi ngingo ya kabiri. Wenda muri iyi ngingo ya kabiri nayo ifitemo utundi tugingo. Uri kumva yuko nanone ese ibyemewe nibihe kandi byakoreshwa ku ruhe rugero. Mu gihe twiga kwirinda dukwiriye kumenya ngo ese none ibyemewe byo nibihe kandi byakoreshwa ku ruhe rugero. Imana hari ibintu yatwemereye gukoresha, yaba mu mirire, yaba mu minywere, yaba mu myambarire, yaba no mu gukora imirimo. Ngaho reka wenda dutanga ingero. Urugero, mu mirire ibyemewe dusabwa kurya imboga n'imbuto tubiguranura, dusabwa kurya ibintu byubaka umubiri bigira proteine, ubwo ni ubwoko bw'ibinyamisogwe, ibyerera hejuru n'ibyerera hasi mu butaka. Nanone dusabwa kurya ibinyampeke by'ubwoko bwose. Nanone Imana yaduhaye n'ibinyamizi, nabyo bijya bigira umumaro wo gutera imbaraga, bikagira ibyo bita imyunyungugu. Rero ibyo ni ibyo kurya bibasha kudufasha. Iyo turiye imboga n'imbuto tuba twinjije ibyo bita vitamine, ibintu birinda indwara, bigakingira umubiri ngo ugumane ubudahangarwa. Iyo turiye nanone bya binyamisogwe, ubwo ni soya cyangwa se ibishyimbo cyangwa se amashaza cyangwa se ubunyobwa, ubwo ni ibintu nk'ibyo. Iyo tubikoresheje bitwongerera proteine, kandi izo proteine zibasha kubaka umubiri aho ugenda usaza, aho ugenda usenyuka, maze bikatubashisha kugubwa neza. Iyo turiye ibinyampeke bijya bibamo amavitamini cyane cyane yo mu bwoko bwa B, maze bikatuma ubwonko bwacu bwubakwa neza. Icyo koze tukanabyungukiramo ibinyasukari, isukari itangiriza umubiri, maze ibyo nabyo bikabasha kutwubaka, maze umubiri ukagira imbaraga. Rero ibyo ni bimwe mu byo twemererwa. Icyo koze nanone dufite n'ibyerera mu butaka, ibyo bita ibinyamizi cyangwa se ibinyabijumba. Ibyo nabyo byongera imyunyungugu mu mubiri kandi bikongera n'imbaraga. Noneho ibyo ni ibyo kurya tugomba kurya kandi tukabikoresha uko bikwiriye, maze noneho bikabasha kubaka imibiri yacu. Urwo ni urugero mu mirire. Mu minywere Imana yaduhaye amazi ngo tujye tuyanywa, maze nayo adufashe. Icyo koze akanyobwa ku rugero rukwiriye nk'uko turakomeza kubibona. Imana nanone yaduhaye ibyo kunywa byemewe nk'umutobe, igihe uwunyweye utari washya kandi ukawunywa ku rugero rukwiriye, nawo ujya ufasha umuntu ngo gatuma umuntu acya mu maso, kandi nanone ngo umutima we ukanezererwa. Nanone Imana mu myambarire yadutegetse uko dukwiriye kwambara ibirekuye umubiri, maze bikawutera kugubwa neza. Icyo koze umuntu akambara ibimukwiriye, bitamuhambiriye kandi nanone bitamuteye imbeho. Ibyo nabyo bikaba byafasha umubiri we. Urugero, mu gukora, umuntu akwiriye gukora imirimo amasaha 8 yo kwiyuha kuye, maze akagira andi masaha 8 yo kuruhuka, akagira n'andi masaha 8 yo gusinzira. Ibyo byose bigize kwirinda. Rero iki kibazo cyatubazaga ngo ese byemewe ni ihihe kandi byakoreshwa ku ruhe rugero kugira ngo bibashe kugirira umuntu umumaro. Wenda bifite n'ubundi busesenguro bwagutse, ariko reka tube wenda tugarukiye aha tugere no ku bindi. Ikindi cyo kwibaza ni izihe ngero z'ibyo umuntu atemererwa bishobora kumwangiriza. Turatanga ingero. Umuntu aramutse anyweye inzoga zishobora kumwangiriza. Wenda uko turi buze kumanuka hepfo turi buze kubisesengura mu zindi ngingo ziri buze kudufasha. Umuntu aramutse ariye urusenda rushobora kumwangiriza. Umuntu aramutse anyweye icyayi gishobora kumwangiriza. Umuntu aramutse anyweye ikawa ishobora kumwangiriza. Umuntu aramutse akoresheje isukari y'imvaru yavuye mu ruganda, cyangwa se bombo, cyangwa se biswi, cyangwa se shikarete, dore ko ibyo byose biba biri mu isukari, ibyo nabyo bishobora kumwangiriza. Rero hariho ibintu byinshi byakwangiriza umuntu. Umuntu aramutse anyweye itabi bishobora kumwangiriza. Rero hariho ibintu mu by'ukuri tutemererwa gukoraho, maze tukabyirinda kugira ngo tubashe kurinda ubuzima bwacu. Ku ngingo ya gatatu y'ikiganiro cyacu haratubaza ngo kwirinda guhuriye hehe n'imico.
ko twasobanuye yuko kwirinda ari ihame rya Bibiliya Imana yashyizeho kugira ngo ririnde ubutaraga bw'abantu, rigabanye uburibwe n'ububabare mu isi, kandi ribashe kweza imico y'abantu. None kwirinda bihuriye hehe n'imico? Soma aya masomo akurikira. Urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 7 ku murongo wa mbere haravuze ngo twiyezeho imyanda y'umubiri n'iy'umutima, tugende twiyojesha rwose kumvira Imana. Dukwiye kwiyezaho imyanda y'umubiri ariko tukiyezaho n'iy'umutima. Ntabwo rero umuntu yakwiyezaho iy'umutima gusa igihe atiyejejeho n'iy'umubiri. Kandi nanone mu cyumba haramutse hakubuwe ariko muri saro hari umwanda, nabyo ntabwo byaba binejeje. Noneho uweza akwiye kweza mu cyumba akahakubura, kandi nanone no muri saro akahakubura. Natwe iyo twiyezaho imyanda y'umutima tugomba kwiyezaho n'iy'umubiri. Daniel igice cya 1 umurongo wa 8 haranditse ngo Daniel agambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami. Ubwo uri kumva yuko ibyo kurya bibasha kwanduza umuntu, bikamutera imico mibi. Ijambo ry'Imana nanone ryarabimenye. Niyo mpamvu igihe havukaga abantu bagomba gukorera Imana umurimo wihariye, Imana yajyaga itanga amabwiriza n'amategeko yo kwirinda kugira ngo bazaba bakozi b'ingirakamaro. Turatanga ingero nk'ebyiri. Urwa mbere ruri mu gitabo cy'Abacamanza igice cyaho cya 13 ku murongo wa 7, aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo ababyeyi ba Samusoni, Manowa n'umugore we, bahawe amategeko y'uko uzavuka ari umunaziri, ngo ntabwo yagombaga kurya ibihumanya, ngo kandi ntiyagombaga kunywa vino n'igisindisha, ngo kuko yagombaga kuba umunaziri ahera akiva mu nda ya nyina. Ndetse muri Luka igice cya 1 umurongo wa 13 kugeza 15, ababyeyi ba Yohana Umubatiza, Zakariya nawe yahawe amabwiriza y'imirire n'iminywere kugira ngo umwana uzavuka ngo azaba ari uwera ahereye akiri mu nda ya nyina. Noneho iyo umuntu ariye nabi, iyo umuntu anyweye nabi, bijya byangiriza imico ye. Ndatanga ingero. Iyo umuntu amaze kunywa agasinda, bijya bituma atinyuka ibibi, bigatuma ashira isoni, bigatuma agira amahane, bigatuma avuga menshi, cyangwa akavuga nabi, cyangwa agaceceka aho yari akwiriye kuvuga, cyangwa akagira umujinya, cyangwa akamenagura ibintu, cyangwa se akarwana. Ibyo biba byatewe no kutirinda. Iyo umuntu yanyweye urumogi, rujya rwangiriza ubwenge bwe, maze akaba nk'umusazi, akananirwa kwigenzura, akananirwa kumenya ahari, maze ibyo nabyo bikamwangiriza. Noneho kwirinda gufite aho guhurira n'imico. Mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, urupapuro rwa 84 n'ubundi, ijambo ry'Imana ritubwira ritya riti: ikintu cyose gica intege ubuzima ntikigabanya gusa imbaraga z'umubiri, ahubwo gishobora no gucogoza imbaraga zo mu bwenge n'izo mu ntekerezo. Kunezezwa no gukora ibibi uko byaba biri kose bituma ubushobozi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi bigira ingorane, kandi ingaruka nuko bicogoza imbaraga zo kurwanya ikibi. Noneho ikintu cyose cyangirije imbaraga z'umubiri gisiga cyangirije n'imbaraga z'intekerezo, kandi icyangirije imbaraga z'intekerezo gisika cyangije n'imbaraga z'imico. Rero kwirinda n'imico bifite aho bihurira hakomeye. Ku kibazo cya 4 cyangwa se ku ngingo ya 4 haratubaza ngo ese kwirinda gufasha gute mu kubungabunga ubuzima bw'umuntu? Kwirinda byafasha bite mu kubungabunga ubuzima bw'umuntu? Kwirinda bifasha umubiri kwirwanaho. Kwirinda bijya bifasha umubiri kwirwanaho, kandi iyo umuntu agize amavitamini muri we bijya birwanya indwara kandi bikazimurinda. Nanone iyo umuntu agize proteine muri we bijya bituma umubiri we wubakwa neza, maze ugakura neza kandi ukagira imbaraga zikwiriye. Iyo umuntu ariye ibitera imbaraga bijya bimufasha, maze agakora imirimo kandi ntabashe kugwa agacuho, umubiri ukabasha gusubirana imbaraga zawo igihe amaze kuruhuka. Rero kwirinda bibasha gufasha ubuzima bwawe. Ku ngingo ya 5 iratubaza ngo ese kwirinda ni gute kwagabanya uburibwe mu isi? Kwirinda ni gute kwagabanya uburibwe mu isi? Iyo umuntu yananiwe aba akeneye kuruhuka kugira ngo yongere abone imbaraga. Iyo umuntu yarwaye ibyamuteye indwara aba akwiriye kubikuraho kugira ngo umubiri we wongere wiyubake, kugira ngo atangiriza n'ahasigaye. Rero
kwirinda bigabaniriza abarwayi uburibwe ndetse bikaba byabafasha gukira rwose. Ndatanga urugero, umuntu ujya urwara umwijima, iyo yirinze kuryagagura, umwijima ubona ikiruhuko. Iyo akoresheje imbuto n'amatunda, umwijima we ubona ikiruhuko cyo kudakora indurwe nyinshi, maze uwo mwijima ukongerwamo imbaraga. Iyo umuntu asinziye neza, ubwonko bwari bwarushye burongera bukiyubaka. Iyo umuntu anyoye amazi ku gihe kandi ku rugero rwiza, umubiri urozwa maze ugakurwamo imyanda, maze umubiri ukirwanaho. Rero kwirinda bijya bifasha n'uwarwaye bikaba byanamukiza. Ku ngingo ya 6, ni ayahe mahame yo kwirinda yafasha umuntu kandi yamufasha iki? Ni ayahe mahame, ni izihe ngero z'amahame yo kwirinda yafasha umuntu kandi ayo mahame yamufasha iki? Ubwo turatanga ingero. Iyo dusomye mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 17 umurongo wa 6, dusoma ngo ibikona byajyaga bizanira Eliya ibyo kurya inshuro 2 ku munsi. Ibyo bitubwire ngo wemerewe kurya 2 ku munsi, niko kwirinda kwiza. Kandi hagati yo kurya n'ukundi hagaca amasaha 6 cyangwa 5, kugira ngo igifu kibone amasaha 3 yo kugogora ibyo wagishyizemo, kandi hirya y'ayo masaha 3 kibashe kubona amasaha 2 y'ikiruhuko. Nk'uko umukozi wese iyo amaze gukora kugira ngo ashyirwe ku wundi murimo, igihe yananiwe aba agomba kuruhurwa. Kwirinda kandi, amwe mu mahame yo kwirinda nuko umuntu aba agomba kunywa amazi meza kandi mu gihe cyayo. Iyo unyweye amazi y'akazuyazi mu gitondo, ayo mazi yoza umubiri, cyane cyane urwungano rw'igogora, ahereye mu kanwa akamanura mu muhogo, akagera mu gifu, akagera mu mara mato, akagera mu mara manini, maze akamanuka mu mpyiko, maze agasohora iyo myanda binyuriye mu kwihagarika no kwituma. Iryo ni ihame ryo kwirinda. Nanone, iyo umuntu yirinze kuryamana ibyo kurya, maze akaryama hashize amasaha 2 ariye, ibyo bigwa neza umubiri, maze agasinzira mu nda nta bindi birimo, maze umwijima ukagubwa neza, akabona ibitotsi byiza, kandi igifu cye kigakora neza. Iyo umuntu anywa amazi, ayo mazi ajya yoza impyiko ze, maze izo mpyiko ze zikakora umurimo wazo neza. Noneho amahame yo kwirinda ajya dufasha. Iyo umuntu akora ku gihe, agakora imirimo ikwiriye, bijya binanura imitsi ye, maze amaraso agatembera neza. Iyo umuntu akora imirimo, bijya bituma umwuka wa ogisijeni winjira neza, maze umuntu agahumeka neza, maze ibyo bikoza amaraso, bigakuraho uburwayi bwashoboraga kwiyadukiza. Kwirinda rero bijya bifasha umuntu mu buryo bwinshi. Iyo dusomye mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, urupapuro rwa 84, baratubwira ngo hari imiti myiza Imana yahaye umuntu. Hari izuba, hari umwuka mwiza, ubwo ni izuba ryo kota ariko ryoroheje, hari umwuka mwiza wa ogisijene, hari imirire iboneye, hari amazi meza, hakaba ikiruhuko, hakaba no gukora imyitozo ngororamubiri. Noneho birakwiriye ngo umenye ayo mahame meza. Noneho nanone iyo dusomye mu gitabo cy'Imigani 16 umurongo wa 17, uwirinda abagirira ubugingo bwe neza. Naho Abakorinto 9 umurongo wa 25, uwirinda abakwiriye kwirinda muri byose. Ingingo iheruka ni izihe ngaruka zigera ku muntu utirinda? Urugero, Umubwiriza 5 umurongo wa 16 hatubwira yuko umuntu urya ijoro igicuku kinishye, yarangiza agahita ajya kuryama, ahura n'ingorane 3 zikomeye. Ahorana uburakari, wamuvugisha akavuga nabi, akaba hadashaka kuvuga, ntagire urugwiro, agahora karishye. Ariko kandi ngo uwo muntu ngo ni umunyamubabaro, ibihe byose yahora atanyuzwe. Ntanyurwa n'umugore yashatse, ntanyurwa n'umugabo yashatse, ntanyurwa n'abana afite, ntanyurwa n'ubutunzi afite, ntanyurwa n'inzu atuyemo, ntabwo anyurwa n'umwenda yambaye, ahubwo ahora ararikira iby'abandi. Indi ngorane agira nuko ngo agira uburwayi, yarwara umwijima, yarwara igifu, yagira ubwonko bwibagirwa, yarwara mu mitsi, ibyo nabyo byamugora. Rero urwo ni urugero rw'umuntu utirinda. Utanywa amazi, imyanda yaba myinshi mu mubiri, akarwara ibibyimba, akanutsa umwuka, akarwara mu mara, kandi
ubwonko bwe bukabura kwigenzura. Umuntu nanone utirinda akaryagagura, akarya buri kanya, ashobora kurwara igifu, akarwara umwijima, kandi ubwonko bwe bukagira ibibazo. Utanywa amazi nawe yarwara impyiko. Noneho kutirinda gushobora gutera uburwayi. Dusoza, urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 21, nuko namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Naho Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 23 hati, kandi ubwanyu n'imibiri yanyu n'umwuka wanyu ndetse ngo n'ubugingo bwanyu byose birarindwe, kugira ngo bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu azabagarutse. Icyo nakwifuriza none, urwa kabiri rwa Yohana igice kihaba ni 1 umurongo n'uwa 2 haravuze ngo, ukundwa ndagusabira kugira ngo umubiri wawe ugubwe neza nkuko n'umutima wawe uguwe neza. Iyo umuntu yirinze, umubiri ugubwa neza, umutima ugubwa neza, intekerezo zigubwa neza, maze imico yikezwa, maze akaba yiteguye gutaha ijuru, maze ububabare mu mubiri ukavamo, kandi nanone umubiri ukabasha kwirwanaho ugahangana n'uburwayi. Imana idufashe kugira ngo tugire kwirinda kwa Gikristo mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, biga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.